Mu gihe ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru Ferwafa ryakiriye ubusabe bw'abatoza barenga 668 bujuje ibisabwa bashaka gutoza ikipe y'igihugu, Amavubi amazina akomeye yatangiye kuvugisha benshi. Muri abo harimo Adil Elad Mohamed wahoze atoza APR FC, uyu nguyu akaba yaramenyekanye nk'umutoza watoje APR akarinda ayivaho ataratsindwa na rimwe muri shampiyona, ndetse na Julien Mete watoje Rayon Sports akaba azwiho ko ari we wayijyanye mu matsinda. Ni amarushanwa atari make, ni isiganwa rikomeye kandi n'icyerekezo kizagira ingaruka ku hazaza h'umupira w'u Rwanda. Adi umunyamaroke yatoje APR hagati y'umwaka wa 2019 na 2023. Mu gihe cye yatwaye ibikombe bya shampiyona, yubatse ikipe ifite discipline n'imbaraga, yagize uburambe mu mikino mpuzamahanga CAF Champions League. Adil azwiho gukina umupira wihuta, ufite imbaraga ndetse no kubaka abakinnyi bato bazamuka vuba. Hari abavuga ko umwe mu batoza bazi neza shampiyona y'u Rwanda n'imiterere y'abanyarwanda ari Adil Elad Mohamed. Ariko kandi ikibazo ni iki: ese kuba yarigeze gutandukana na APR FC mu buryo butavuzweho rumwe nabwo byazamugiraho ingaruka, cyangwa bazabyirengagiza bakamuha ikipe y'igihugu akayitoza? Hari kandi Julien Mete, umufaransa ushaka kwisubiraho. Uyu Julien Mete yatoje Rayon Sports mu ntangiriro za 2024, ariko urugendo rwe ntirwamaze igihe kirekire. Nubwo atatinze, yagaragaje umupira ushingiye cyane ku gutanga umupira bahererekanya, position football. Yari afite uburyo bwo gukoresha abakinnyi bakiri bato. Gusa ikibazo cyagarutsweho n'umusaruro utaruhagije n'ihangana riri hejuru muri Rayon Sports. Ariko si ikipe y'igihugu si ahantu heza ho kugaragaza ubushobozi bwe kurushaho, kuko iba ifite n'abakinnyi batoranyijwe kurusha uko bigenda mu yandi maklabu. Ubundi Ferwafa kuri aba batoza 668 yatangaje ko igiye gukora ibi bikurikira: igiye gukora isuzuma rishingiye ku mpamyabumenyi, igiye gukora uburambe, gutoramo uburambe mu gutoza amakipe y'igihugu, uruhare mu marushanwa akomeye nka CHAN ndetse na Coupe du Monde, ibizamini byibazwa, interview, isuzuma rya nyuma. Ibi bisobanuye ko amazina azwi hano mu Rwanda atariyo azahabwa amahirwe byoroshye. Hari abatoza bafite CV zikomeye ku rwego mpuzamahanga. None se ubundi Amavubi yaba akeneye iki, cyangwa yaba akeneye umutoza umeze ute? Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi imaze igihe ishaka guhamya umushinga w'igihe kirekire utajegajega. Umaze igihe kirekire kandi ushaka kugera kure mu gikombe cya Afurika, AFCON. Umaze igihe ushaka kuzamura impano z'abakinnyi bakiri bato. None se u Rwanda rukeneye umutoza uzishyura neza nka Adil? Ushobora kusubiza muri comment, cyangwa umunyamahanga ufite viziyo nshya nka Mete cyangwa undi ufite uburambe bwa CHAN? Icyo ni ikindi kibazo gikomeye. Ese hazatoranywa umutoza wubaka umushinga, cyangwa hazashakwa uzazana umusaruro? Nyuma yo kwirukanwa kwa Adil Amrouche, ihirikwa rye ryatumye hasigara ibibazo byinshi. Hari ababonaga ko hari intambwe yari imaze guterwa, abandi bavugaga ko ari umusaruro wari utaragera ku rwego rwifuzwa. Uzamusimbura azaba afite igitutu gikomeye cyane, kubera ko abafana bashaka itike ya CAN. Ferwafa kandi ishaka impinduka, abakinnyi bashaka umutoza ufite icyerekezo. Bityo rero guhitamo umutoza w'Amavubi si icyemezo cyoroshye. Kuba Adil ndetse na Julien Mete bari mu basabye bitanga ishusho y'uko iri rushanwa rifunguye, kandi rizasiga benshi batunguwe. Amavubi akeneye umutoza ufite ubumenyi buhamye, uburambe mpuzamahanga, guhuza abafana n'ikipe,
umushinga w'igihe kirekire, uba amaso yose ari kuri Ferwafa. Ese wowe ubona ari nde wahabwa amahirwe, Adili cyangwa Mete, cyangwa hazavamo izina ritunguranye? Mbwira icyifuzo cyawe muri comment, kanda subscribe, like, share niba bigushimishije. Tugaruke mu zindi nkuru za football ndetse na siporo muri rusange.